watwigije muri Kiliziya natwe tuzagukorera. Nimukomere bana ba Kiliziya, ngaya amasomo aduha kunga ubumwe na Kiliziya. None tariki ya 10 Kanama 2020, kuri uyu munsi twibukaho Mutagatifu Lawurenti, umudiyakoni wa Kiliziya wahowe Imana. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa ya 2 Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 9 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10. Bavandimwe, muramenye ko uwabibye ubusa asarura ubusa, naho uwabibye byinshi agasarura byinshi. Buri wese rero atange uko umutima we ubimubwira, atinuba, adahaswe, kuko Imana ikunda utanga yishimye. Imana ifite ububasha bwo kubasenderezaho ibyiza by'ubwoko bwose, kugira ngo muhorane ibyangombwa igihe cyose no muri byose, mugasagura ndetse n'ibibafasha gukora ibikorwa byiza. Nk'uko byanditswe ngo, yatanze ku buntu akwiza abakene. Ubutungane bwe buzahoraho iteka. Uha umuhinzi imbuto zo kubiba, akanamuha umugati wo kurya, azabaha namwe imbuto azirumbure kandi agwize umusaruro w'ubutungane bwanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 112. Imana ikunda utanga yishimye. Ivanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa 12, umurongo wa 24 kugeza ku 26. Muri icyo gihe Pasika yari yegereje, maze Yesu abwira abigishwa bati, ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano yitaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, naho yihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira Data azamwubahiriza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana ba Kiliziya, kuri uyu munsi duhimbaza Mutagatifu Lawurenti, umudiyakoni wa Kiliziya wahowe Imana. Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye amasomo adufasha kuzirikana ku ngingo igira iti, nzakorera Kiliziya umubyeyi wacu. Dore umurongo tugenderaho ugizwe n'ibintu bitatu: ubuzima bw'umugaragu w'Imana Lawurenti, imiterere ya Kiliziya n'igisobanuro nawe waha Kiliziya. Ingingo ya mbere, ubuzima bw'umugaragu w'Imana Lawurenti. Nta na rimwe Kiliziya itahomye kwibutsa abana bayo ko nta myanya y'ibyubahiro ifite, ko kuyinjiramo atari umudamararo no kwicara mu ifuteyi ngo baguhereze, ahubwo kuyinjiramo ni ukuba umugaragu w'abandi, kwitanga, gukorera abandi. Nibyo Pawulo Mutagatifu yibukije Abanyakorinti, abashishikariza ubumwe bw'abana b'Imana bavoma muri Kiliziya kandi bagatanga ibya Kiliziya. Ni ugusaranganya twese. Ati, yatanze ku buntu akwiza abakene. Bavandimwe, umukene ni umuntu wese ukeneye ubufasha bw'abandi, cyane cyane umukene kuri roho ukeneye ubufasha bw'Imana. Ngaho rero bavandimwe, ninde utari umukene kuri iyi si ngo azamure agatoki tumubone? Ninde wihagije? Ninde udakeneye Imana? Yezu nawe ntiyahwemye kuduha ingero nyinshi zo kwiyoroshya nk'abagaragu, babandi bashira abandi bagashisha, babandi bapfa kugira ngo abandi bagire ubuzima. Wa mugaragu witanga muri bya bigereranyo bya buji ibanza gukongoka hakaboneka urumuri rukamurikira abantu, no muri ya mbuto ibanza guhuguta ngo yere izindi nyinshi, nk'uko yabitubwiye mu Ivanjili ati, ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Ni ya mbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Aho Lawurenti umudiyakoni, rya jambo ry'ikigereki diakonos bivuga serviteur, umugaragu, yewe ndetse n'umucakara w'abandi. Umugaragu wa Kiliziya uyu Lawurenti yakurikije amagambo ya Yezu yo kwitanga, bityo atanga igisobanuro cya Kiliziya yita ku bakene, umukene ushakashaka Imana. Lawurenti yari umudiyakoni Roma ku ngoma ya Papa Sixte wa kabiri n'iy'umwami Valeriani. Yarashinze umutungo wa Kiliziya y'i Roma. Igihe rero umwami Valeriani atangiye gutoteza abakristu, akica Papa Sixte wa kabiri n'abadiyakoni be, Lawurenti icyo gihe bamuretse kuko bashakaga ko abanza kwerekana umutungo wose wa Kiliziya. Rero Lawurenti abasaba iminsi 3 ngo ajye kubikusanya bikoranye, none hazabone kubibereka. Ubwo Lawurenti aragenda akoranya abakene bose b'i Roma n'indushyi zaho, abazanira umucamanza mukuru w'i Roma, aramubwira ati, dore ibyo mwantumye ndabibazaniye. Nguyu rero umutungo wa Kiliziya, uzabwira umwami abamenye, kuko ubundi nitwe twabitagaho, none ubu tukaba dutabariye Kristu. Amen. Umucamanza mukuru wari witeguye kubona ibintu by'agatangaza bitabarika, imitungo yose, ararakara cyane. Ubwo diyakoni Lawurenti afatwa ubwo, batangira kumutwika umubiri wose buhoro buhoro bamukaranga. Ye baba we, bana b'Imana, Kiliziya ninde? Ninde utari muri Kiliziya? Ninde utari umukene muri Kiliziya? Ninde Kiliziya ititaho? Ingingo ya 2, imiterere ya Kiliziya, uko ikoze n'uko ikora biratangaje. Mu bintu bine biyiranga ni Kristo ku bwa Roho Mutagatifu uyiha kuba imwe ntagatifu gatolika kandi ishingiye ku ntumwa.
gatigisimu ya Kiliziya Gatolika isobanura ibirango uko ari bine, 4 attributs de l'Église une sainte catholique et apostolique, ko udashobora kubitanya kuko bifatanya na Kiliziya n'ubutumwa bwayo mu bantu. Kiliziya ni imwe, ine, niyo ubutatu butagatifu butunganye kubera isoko yayo ivoma ku bumwe butagatifu, Sainte Trinité, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kiliziya ni ntagatifu, Sainte, niyo ubutatu butagatifu butunganye, Dieu seul est saint, Imana yonyine niyo itunganye. Nuko iyo Kiliziya ikaba irimo abanyabyaha bakeneye gutagatifuzwa na Kristo. Kiliziya ni Gatolika, noneho ni abantu bose, universel, isi yose, kuko yoherejwe na Kristo mu butumwa ku bantu bose batuye isi. Ngabo bakene bose Kiliziya yitaho, keretse umva atari ku isi, yaba ari umupagani, umuyisilamu, umuprotestant n'andi madini, ari umwana, ari umukuru, bose abari ku isi bari muri Kiliziya Gatolika. Ni Kiliziya ibitaho, wabyemera utabyemera niko Kristo yabigennye. Hanyuma Kiliziya na apostolique ishingiye ku ntumwa, ikomeza ya mirimo itatu ya Kristo, kwigisha, gutagatifuza no kuyobora imbaga, bishingiye ku ntumwa no kubasimbura bazo kugeza igihe Kristo azagarukira. Amen. None muvandimwe mwana w'Imana, urinde wo gufunga cyangwa gufungura Kiliziya. Aho ntushobora kwiha ububasha bw'Imana ukagarukira kuri Kiliziya materiel, amatafari n'imicanga iyi tubona, ukajya wibeshya ngo uzijya Kiliziya ngo wayigenza uko ushaka. Mbese ukamera nk'umwami Valeriani wumvaga Kiliziya mu buryo bw'icyubahiro n'amafaranga n'imitungo y'isi, ariko umudiyakoni Lawurenti akaza kumusobanura ko Kiliziya ari abakene, agasuherwa. Deception. Uko Kiliziya ikora n'uko ikoze, ni Kiliziya y'abantu b'abanyabyaha bakeneye Imana, ariko iyoborwa n'Imana. Ingingo ya gatatu, muvandimwe, kuri wowe Kiliziya wayihikiye igisobanuro. Tekereza nawe muvandimwe, imyaka umaze yose bakubwira Kiliziya, yaguhaye amasakaramentu, yarakureze impande nyinshi, yagukoreye byiza bitangaje, wowe wayihirihe zina? Ushobora kuba mu Kiliziya utarayumva. Umunsi umwe umugabo wakoraga kwa padiri, umupadiri wari ushinzwe Caritas ya diyosezi, uyu mupadiri yaje kugira ibyago, atakaza 300 by'amafaranga y'amadolari byari bigeneye kwita ku mpunzi no kurihira imfubyi. Wa mukozi aza kuyatora ayashyira umugore we. Nuko umugore atangira kwitegura ibyo bazayakoresha, atangira kurya amadeni no kudodesha imyambaro myiza mu gihe bataravunjisha ngo azaba yishyura. Ariko wa mugabo yatekereza ibyo padiri yamuhaye akazi kandi akaba agikomeza no kumwitaho, akumva yayamusubiza. Ariko yanatekereza nanone ubukene afite n'imishinga yateganyije, akumva aratombo yatayasubiza ngo ntawe yibye, n'umugore akamubuza kuyagarura ngo ni mama Imana yabihereye. Nuko umunsi umwe wa mugabo afunga umwuka, arongera afata ya mafaranga umugore atabizi ayasubiza padiri. Padiri aramubwira ati, urakoze, uri inyangamugayo, Imana iguha umugisha. Wa mugabo arataha, ageze mu rugo abikojeje umugore, dore kwivumbura ababyeyi, umugore afata icyemezo cyo kujya kurega wa mupadiri kwa Musenyeri, bajyanye n'umugabo we. Nuko batangira batekereza Musenyeri akarengane bagize, ko batorewe umupadiri ifaranga bingana bityo ntiyanagera n'ako abahereza. Musenyeri arabasubiza ati, ibihembo ku muntu wakoze neza biri ukubiri. Hari ibya hano ku isi aho wakora bakaguha amafaranga n'ibintu byinshi, uwo mushahara rero bashobora kuguha ntuhagije, ntushobora no gukunyura yewe, kuko n'ubundi ibyo bihembo bitaramba, bishira vuba. Hanyuma igihembo cy'ijuru, imigisha y'Imana, imwe uzayibona ukiri hano ku isi, indi ukazakomeza no mu ijuru. Igihembo cy'ijuru. None se babyeyi, ko namwe muri mu bo padiri n'ubundi yitaho, mwamenya muti ibindi abazigamiye? Ese umwana ashobora kwishyuza umubyeyi igihembo ngo yamukoreye neza? Bavandimwe, Kiliziya n'umubyeyi, muhumure rero, byo mutazabona hano ku isi, mu ijuru muzabihasanga byikubye. Amen. Urakoze Musenyeri. None mubyeyi, watinyuka ute gutema ishami kandi uryicayeho? Ese ari isi, ari izuba, kizenguruka ikindi ni ikihe? Uko ikintu gito kizenguruka ikinini, uko isi izenguruka izuba, nuko igice kimwe cy'isi kikaba kiri nijoro, ikindi ku manywa. Niko bamwe badafite amakuru kumenya bw'isi bibwira ko ubwo hamwe bwije ngo ubwizuba ryazimye, n'abandi bari ku manywa bakibwira ko ngo nibwo izuba rigicana, ntibamenye ko izuba rihora ricanye, ariko kubera ko isi ikozwe nk'umubumbe ari izenguruka izuba, ntibamenye neza imiterere y'izuba. Uko niko abantu bamwe batazi ko isi ari nto, igengwa na Kiliziya nini udashobora kwiyumvisha n'ubwenge bwawe, kuko ari institution humaine et divine. Kiliziya ni y'abantu bose ariko igengwa n'Imana. Mubyeyi rero, mu bintu uzitondera l'invisible, le spirituel,
ibitagaragara, ibya roho, kuko utapfa kumenya icyo bihatse. Dushobora kwiha kubitinyuka no kubivogera ukumirwa, kuko twebwe abantu turi les êtres matériels, dufite intangiriro n'iherezo. Ibya roho ntibiri ku rwego rwacu, biraturenze. Kiliziya rero ni icyiciro kiturenze. Niyo magambo Yezu yabwiye Petero muri Matayo 16 umurongo wa 18 ati, Petero uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho Kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Amen. Bavandimwe, ni ukwitondera ibya Kiliziya. Abantu babiri barebana bashobora kurwana bigashoboka, ariko ntukibeshye ngo urarwana n'Imana utaruzi, kandi wowe uri umuntu nka wa mwana gito wahangara umubyeyi we agashaka kumukubita. Uwo ni umuvumo. Muvandimwe, aho kugira ngo uhore wibaza icyo wakora ngo wumvishe umubyeyi wawe umusenye, ahubwo ujya wibaza icyo wakorera umubyeyi wawe kikamushimisha, uhora kwitaho. Ni nacyo mu Kilatini bita sentire cum ecclesia, gufatana na Kiliziya urunana, nk'uko ishami rifatanye n'igiti ipata n'urugi, kuba amahwi na Kiliziya. Nuko rero nka Lawurenti mutagatifu tukishimira ko natwe turi muri Kiliziya, tutameze nk'inorerezi n'abamaneko, ahubwo nk'abagaragu, abakene b'Imana, abo Kiliziya yitaho. Muvandimwe, nka Lawurenti umugaragu w'Imana, nawe Kiliziya uyigire iyawe, uti sentire cum ecclesia, gufatana na Kiliziya. Nzakorera Kiliziya umubyeyi wacu mpaka ku rupfu. Mutagatifu Lawurenti udusabire. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.